hanyuma tugaruke kuri izi ngirwa abahanzi. Harimo uyu muhanzi w'uruzingo ntari buze kuvuga izina rye, uyu nguyu wirwaga yicundeba kuri Muheto amubeshya urukundo, akamunywesha ibiyobyabwenge, akamunywesha inzoga, akamunywesha ibimogi. Ntabwo ndi buze kubigarukaho, but the thing is, shame on you. Wowe umaze iminsi usohokana n'uriya mukobwa ntari buze kuvuga izina ryawe, wari uramufashe ugenda, urabizi ko wamunywesheje ibitabi, wamunywesheje inzoga, waramugize akarima kawe. Are you happy? Watirumbowe iyo ubona amasaha kugeza amasaha umurusha imyaka, nibyo urabizi. Ubu uyu mwana wamubereye inshuti nyayo, wamubereye inshuti nyayo, warangiza ukajya hari imbere mukajya kuririmbira abanyarwanda, udashobora gukontorora. Ushobora gufata umwana ukamufata ukamushyira uramukunda harya, hanyuma aya masaha ubwo uricara ukitekereza ko uri umuntu muzima. So abandi ni muza, ntabwo ndi buze gukora ikintu hari byanganda bitinya, ntabwo ndi buze kumanika amafoto aha. Reka nijane n'aba ba contre 6 bangiye twinjiye muri showbiz. Murashaka kumenya ukuntu byabaye hara kuri Alpha Plus uyu mwana agonga. You wanna see? Join me. Naho ibya Muheto ngiyewe navuga nti Muheto yakabaye aya masaha ajyana, bakavuga ko yamusambanyije. Ibitaro mvuga ntabwo ari ibitaro byo kwa muganga. Uyu mukobwa ajyana akagenda akaganirizwa kuruta gufungwa. Muratekereza haragombaga gukora ukurikirana Muheto nimureba ibyo yakoze mukareba gitera ngo yari umuntu mukuru ngo yujuje imyaka, icyabimuteye. Baratwandikira message ngo yari yujuje imyaka. Niyo yabari ingeso y'urabana. Uyu mugore yari imyaka 18. Reka twemere ko atashobotse da. Ku myaka 18 uyu mukobwa yaramaze kugira, akaba myampinga w'u Rwanda. Ahanga mu kanya ndaje mbashirira amafoto muri kuri imodoka yabaye. Ku bantu mubizi, nakoze space mbivugaho, kiraho ifoto ariko ndigaya n'abantu barambwira ati my friend you don't have a heart. Kuva uwo munsi narakwebye, abantu babimbazaga, abanyamakuru baranyandikiye Godfather ko wavuze kurira ngo bimeze bite, kuko nge umuntu wa mbere yampamagaye polisi itarahagera my friend. Nabonye amakuru y'uyu mwana agonga kuri Alpha Plus, polisi itarahagera, mpamagara Muheto ntabwo telefone yayifashe, ndongera ndamuhamagara telefone arayikupa. Mfite aka video, ntabwo aho yagongeye ariho yafatiwe, yagerageje guhunga. Reka tuve kuri Muheto, tugaruke gatoya. When we said this, niyo mpamvu mvuye kuri Twitter, then I said let me come here. Ndi mu bantu bafashe umwanya nganiriza bano bana kuva ku munsi wa mbere. Ntabwo ari we wenyine Muheto naganirije abana benshi. Iyi case narayikurikiye, buri munsi nababwira ngo ati reka application y'akazamutwe yuzure, you see the all information. Tugaruke, uyu mwana yagombaga kwitwara ate nyuma y'ibyanyuzemo? Umwana bamureba nyuma y'ero rugendo rwose, mbere yuko nza kwashyira amafoto hanga mukayareba mukareba ukuntu imodoka yabaye ejo bundi. Aricyo kituzanya hanga, kuko ntabwo ntekereza ko turi buze kuvuga ibirenze ibyo tumaze kuvuga kuri Twitter. Twavuze all of stuff, twavuze ibintu byose, ariko reka tugaruke gato. Ntabwo turi buze kuvuga ku muryango w'uyu mwana. Amnagona godeya, ntabwo ndi buze kuva ku muryango wa Divine, kuko ntabwo mfite iyo access yo kwinjira muri vie privé ye n'umuryango we. Nubwo nabyo uramutse winjiyemo wasanga uyu mwana style ari victime. Batya amnagona godeya, ntabwo ndi buyeyo. Uyu mwana nyuma yuko akorewe bullying mwabonye iri ku rwego rwo hejuru, byonyine kumanaginga, sintekereza ko uyu mwana yambaye ikamba. Ku myaka 18 yambaye ikamba, ariko aho kugira ngo enjoying ikamba yambaye, yari murabizi ko babafunze bari mu iperereza, murabizi media ibintu yakoreye aba bakobwa. Tugende gakeya. Aba bakobwa nyuma yuko bakorewe iyi bullying, uyu mwana yisanze mu bihe situation, yisanze mu bihe buzima. Societe yaramwakiriye. Hanyuma tureke ibyo ngibi byabaye, tureke ibyo byose byabaye. Uyu mukobwa ko agiye baramukatira, nibyo bagiye kumukatira,
wenda cyangwa ntibanamukatire bamuhereza igihano gisubitse, bamuha iminsi isubitse, what's gonna be next. Amakuru mfite kandi muri buze kumenya angeraho, Muheto bamaze kumukinkinga out, she's fired, ntabwo akiri gukora mu Mbuto Foundation, bamwirukanye, ntabwo akiri umukozi wa Imbuto Foundation. Ariko birumvikana yagombaga kwirukanwa, kuko niba byarabaye ubwa mbere, of course bakagoragoza nk'ababyeyi, first lady akavuga ati you know what, bagafatafata umwana agasubira mu kazi, ni impanuka, nubwo yagonze yasinze, yasubiye mu kazi ajya gukora. Ariko tumanze turebe uyu mwana ni iki kimusunikira kugera ibi, afite akazi keza ahantu hatinyitse, ari imbere, akorana muri company ya first lady, yagombaga kwitwararika. Ni iki cyasunikiye Muheto kwisanga aha hantu, kuba uyu nguyu tubona byaragenze gutya? Ntabwo ari uko ari umukobwa wananiranye, Muheto ntabwo ari uko ari umukobwa wananiranye, Muheto yisanze muri situation adashobora gukontorora nkawe. Ibya Imbuto Foundation bivugiye kavugisha induru ibirenge. Wowe urinde umbwira ibyo mvugo n'ibyo ntavugaho? No sense. So tugende gakeya rero. Ntabwo ikibazo ari ibyaha uyu mwana yakoze, kugonga twabivuze kuva kare, mbere yuko twinjira mu byo mfite cyangwa mu byo turuze gushyira hano. Ntabwo ibyo Muheto yakoze, that is not a big deal. Yakoze ibyaha nk'iby'abandi bose, itegeko ry'u Rwanda rigomba kumuhana kuko she is not special. Ariko se nkibaza, umuryango nyarwanda, are you proud? Kangaruke kuri iyi ngirwa nabivuzeho mu kanya, reka nongere mbisubiremo ahanga mbere yuko ntangira nkaza nkanadarapa. Kangaruke kuri uyu Marene umudamu wa ambassador. Hey, shame on you. Nyuma yuko aba bana wabanye nabo muri boot camp, nyuma yuko bahuye n'irisanganya, wakoze iki nk'umubyeyi wari bafite nka Marene? Ibyo ngibyo tubyihorere. Reka ngaruke ku badamu nzi b'abacamanza cyangwa b'abagenzacyaha mwaganirije bano bana, murabizi aba bana mubaganiriza ko mwabonye ihungabana bari bafite. Kangaruke kuri we wa mudamu ntari uvuga izina ryo, wari mu bugenzacyaha, waganirizaga bano bana, uriyizura umumama mukuru, ko wabonye aba bana nyuma yuko babatsinze urubanza, wakoze iki? Warabegereye urabaganiriza. Tugende gakeya rero. Uyu munsi turi kuri Divine Muheto kuko yagongesheje imodoka. Nababwiye ngo mugende murebe aba bana bandi babayeho bate, bagenzi be. Uretse Mutesi Jolly wahagurutse akirwanira, uwamuvuze n'uwamwatatse agafungwa, aya masaha abafunzwe. Tumaze dufatira urugero kuri Mutesi Jolly, we abamuburinze muri iyi kese bakamuhungeta bakamuzonga, we yarahagurutse. Nubwo ibintu byose bavuga ko Jean Paul yafungishijwe na Godfather, which is wrong, ntabwo ngira namufungishije, nanza karengane yakoze uriya mukobwa. Ntabwo ushobora kuvuga ngo nagiye gufata inyama z'umuntu azirya, ntabwo ushobora kubyina avuga ngo kuba yaravutse nibyo u Rwanda rwagize ibyago umunsi Mutesi Jolly yavutse. Wagombaga gufungwa wakoze ibigize ibyaha kandi ntabwo mbyicuza. Yes, nanze kariya karengane, nagomba guspeaking out on I'm not regretting. Wari inshuti yanjye, genda usavinye kuko washaka kurimbura ubuzima bw'umuntu ukoresheje amagambo. Icyo ni kimwe. Mutesi Jolly we niba yararwanya urugamba n'abamuburinze bakageraho aya masaha bakatiwe, bafunzwe, bakatiwe imyaka 5, ko muzi ko bakatiwe mutipe imyaka 3 yajuje bakayigira 5. Harya baburinze Muheto bo byagenze biti? We ntabwo yabareze, yiyahuje inzoga, aya masaha agiye gufungwa. Aya ni amakosa njyewe nshinja sosiyete nyarwanda muri rusange. Tugaruke ku muryango, ntabwo ndibuze kuza ku muryango we kuko umuryango w'uyu mwana nabwo ugiye gukurikira ukareba. Bro, uyu mwana
yarakenewe kwitabwaho no kwegerwa akitabwaho. Urumva? Tugaruke tuve kuri we. Bagenzi be bacanye muri ibi bintu muza ahantu bari. Harimo abanywa urumogi nzi, harimo abiyahuza ibindi biyobyabwenge nzi, hariho abazinutswe, hariho abirunduriye kujya kwa batinganyikazi, niba babita batinganyi nibirebire aba bana, kuko nyuma yuko bahawe ubutabera ura wabikoze arafunzwe, aratorotse ntabwo akati wahise agenda afasha umugore warigendeye, nabyo bidasobanutse, ntituzi uko yagiye. My friend, atanjo ibi ngibi twabyita iki? So ikibazo tuganiriza nk'ufite amakuru mwe mudafite. Nta makuru mufite nyirekanya baye kuko ntayo mufite. Ikindi kintu mutazi, uyu mukobwa ikintu gitangaje kurusha ibindi, narabibabwiye muri space zatambutse mugende mu birebe. Uyu mukobwa uziko ibi bintu biratangaje. Driving license yerekanaga, uziko Muheto yagendera kuri driving license ya Prince Kid. Biratsekeje, it's a long story ntashobora kuvugira. Hanyuma tugaruke kuri izi ngirwa abahanzi. Harimo uyu muhanzi w'uruzingo ntari buze kuvuga izina rye, uyu nguyu wirirwaga yicundeba kuri Muheto amubesha urukundo, akamunywesha ibiyobyabwenge, akamunywesha inzoga, akamunywesha ibimogi. Ntabwo ndi buze kubigarukaho, but the thing is